Hello beautiful people, bahaye ikaze kuri Behind All Series. Mu busanzwe nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, nizere ko kandi muri gusoza umwaka neza. Bahaye ikaze rero kuri story y'uyu munsi, kandi story nziza cyane, nizere ko nayo hari ikintu iri buhindure mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ni muri mushyashya rero kuri channel yacu, agusaba ngo kandi subscribe ndetse ukandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose dushyizeho iyindi nkuru. Uyu mukobwa yaketse yuko umushuti we ari kubaho ubuzima bwiza, ari kugenda mu modoka nziza, ari kuba mu nzu nziza, ndetse akeka yuko ibyo yifuzaga byose mu buzima bwe yabigezeho. Ibi ngibi rero byamuteye kugira ishyari, bituma yifuza kumusimbura. Nshuti muvandimwe, ishyari baravuga ngo ni murumuna w'umurozi. Fata agatebe rero wicare hasi kugira ngo nkujyane in deep, nkujyane muri story, kandi story ndizera yuko hari ikintu iri buhindure mu myumvire yawe. Reka dutangire inkuru yacu. Iyi nkuru yacu ni y'abakobwa babiri, umukobwa witwa Sandra n'uwitwa Anita. Aba ngaba uko ari babiri bari barakuranye. Aba bakobwa uko ari babiri bari barasangiye buri kimwe cyose mu bwana bwabo. Abakuriye muri compound imwe, abana bajyanaga kuvoma, bakoraga buri kimwe cyose bari kumwe, ndetse wasangaga aho bicaye buri umwe ari gusuka undi. Uyu mwana w'umukobwa witwa Sandra yari umwana w'umukobwa uri calm ndetse uri gentle, ndetse yari umwana wihangana. Mbere y'uko yashaka kugira icyo avuga yarabanza agatekereza. Ariko uyu mugenzi we Anita yari umukobwa uri hot, umukobwa wari ushyushye cyane. Uyu mwana yavugaga cyane ndetse yari dramatic. Uyu mwana w'umukobwa Anita yari afite inzozi nyinshi cyane. Uyu mukobwa yumvaga ashaka ibintu byose, ndetse yahoraga ashaka kugaragara. Ariko nubwo abangaba uko ari babiri bari batandukanye, bakomeje kugendana nk'abasisters, nk'abantu bavindimwe. Iyo wahuraga na Anita, Sandra nawe yabaga ari aho hafi, ntabwo yabaga ari kure ye. Iyo Sandra yariraga, Anita nawe yaramurwaniriraga. Iyo Anita yasindwaga agatsindwa test ku ishuri, Sandra yazaga nijoro akazi iwabo akamufasha kwiga. Ababyeyi babyo babonaga barasekaga, bakavuga ati abangaba uko ari babiri bavutse bitandukanye ariko bakuranye umutima umwe. Aba bana uko ari babiri batangiye kujya baganira, umwe akabwira undi inzozi ze. Uyu mukobwa Sandra we yashaka kwibera ubuzima busanzwe bworoshye, ndetse yumvaga yakora aka business gaciriritse, ndetse yumvaga yagira urugo ruri peaceful rufite amahoro, ndetse yifuzaga ahazaza ke ko yazagira umugabo umwubaha ndetse umukunda. Ariko Anita we yashakaga inzu nini cyane, yashakaga buri kimwe cyose, yashakaga imodoka nziza, yashakaga ndetse n'umugabo ukize. Yumvaga byanze bikunze agomba kujya mu trip, akava mu gihugu akajya mu kindi. Ariko nubwo bari bafite ibyifuzo bitandukanye, bakomeje kuba hamwe, bakomeza gukundana. Nuko rero abangaba uko ari babiri, ubwo bari bashoje amashuri ya university, Sandra yaje gufungura aka business gatoya ko kujya akora catering. Ahangaha rero nibwo yaje guhura n'umusore witwa Victor. Uyu musore yari umusore mwiza, ndetse yari yambaye neza. Uyu musore yari afite business, yari afite n'amafaranga. Ahangaha rero baje guhurira ahantu mu kirori, aho uyu mukobwa yari yaderivarinze ibyo kurya. Nuko uyu musore yaje gukunda rero ibyo kurya by'uyu mukobwa yari yatetse, ndetse akunda uburyo yasmilingaga, ndetse akunda uburyo uyu mukobwa yari umunyamutima. Mbere y'uko Sandra amenye ikiri kujya mbere hagati yabo uko ari babiri, Sandra byaje kurangira akundanye n'uyu musore. Mu by'ukuri uyu musore Victor yari buri kimwe cyose uyu mukobwa yari yarasengeye. Yari calm, ndetse yari umusore wiyubashye, ndetse yari umusore uri focused, ndetse uyu musore yarazi kumufata neza. Rimwe na rimwe niyo yajyaga kuderivaringa ibyo kurya, uyu musore yaramufashaga bagaterura tray. Uyu mukobwa rero Sandra mu by'ukuri byaramutangaje, yarishimye, ntabwo yumvaga yuko Imana yamwohereje umugabo mwiza nk'uyu nguyu. Ubwo rero ubwo Sandra yari agiye gupresentinga, kuintroducinga umukunzi we, mugenzi we Anita. Anita yaramuhobeye cyane, ndetse afite ibyishimo byinshi. Arishima cyane, avuga ati ndabyishimiye kuba Sandra ubonye umukunzi. Mu by'ukuri Anita yari yishimiye ko umushuti we yabonye umukunzi.
ariko rero ubwo bari bageze mu gihe cya graduation ni nabwo Victor yaje guporopoza uyu mukobwa Sandra. Anita yaje kwiyumvamo ikintu atabashaga gusobanura. Anita yaje kwiyumvamo ikintu mu bitugu bye kimuremereye, ndetse yatangiye kumvamo ikintu kirimo kimwongorera muri we. Ahangaha rero Victor ubwo yaporopozaga Sandra yamuporoporeje ahantu heza cyane kandi hasobanutse, nuko umusore rero yaje kumwambika impeta ya silver ihenze cyane. Nyuma yaho rero baje gukora na mariage, bakora wedding nziza cyane itangaje. Abanga ko ari babiri bari bambaye neza ndetse bari bishimye. Sandra yari yambaye ikanzu nawe ari hafi aho ngaho yamwambariye. Abanga ko ari babiri bari mu baseka neza cyane barebana, ariko Sandra yarahagaze aho ngaho ari kwitegereza ameze nk'uri kureba magazine. Abantu bari batumiwe ngo batangiye kuvuga hagati yabo, bakavuga bati Sandra arongowe n'umugabo mwiza. Anita rero yaracyahagaze aho ngaho iruhande rwabo, nuko atangira kumwenyura. Ariko nubwo yamwenyuraga hari ikintu cyari kiri muri we, hari ikintu yumvaga cyamufatiriye. Yatangiye kumva hari ikintu kimurimo ariko atangira kukirengagiza. Nuko nyuma y'uko bakoze ubukwe, Sandra yaje kuva iwabo yerekeza mu rugo rwa musore Victor. Nuko rero bwa mbere ubwo Anita yamusuraga akinjira mu nzu yarumiwe. Sandra mu by'ukuri ahangaha yari yinjiye mu isi yahoze asengera. Ahangaha Anita yabonaga ubuzima Sandra yarabayemo ari ubuzima uyu mukobwa yahoze yifuza kuva kera. Sandra rero yaramwakiriye ndetse n'ibyishimo. Yatangiye kumuzengurutsa inzu, amwereka buri kimwe cyose. Atangira kumwereka abika imyenda, ahakorera buri kimwe cyose. Atangira kumwereka imikufi ihenze umugabo yamuguriye, amwereka amashakoshi. Ahangaha rero ubwo Anita yarimo yitegereza ibyo byose, yatangiye kumva ikintu muri we mu mutima kidasanzwe. Anita yatangiye kumva ikintu muri we kimubwira ngo ubu ngubu bwakagombye kuba ari bwo buzima bwawe. Ariko ahangaha yarirengagije arangije aramuhobera. Ahangaha mu by'ukuri ishyari ryari ritoya muri we, yaramuhobeye rero aramwishimira. Bwa mbere uyu mukobwa Sandra yizeraga yuko uru rugo yaragiyemo ruzahora ari peaceful, ruzahora rumuha amahoro ndetse ruzahora mu rukundo. Uyu musore Victor nawe yamufataga neza cyane mu by'ukuri, yamufunguriraga urugi rw'imodoka ndetse burya yamuzanaga impano zitandukanye. Ariko nyuma haje kugaragara umutuzo udasanzwe. Bwa mbere uko byatangiye umusore atangiye kurara hanze. Sandra yicaraga muri saro agatekereza umugabo akamubura, ndetse ibyo kurya yamuteguriye bya nijoro bigakonja. Amaso yerekezaga ku isaha, aho rero Victor yabaga agereye ahangaha agarutse. Ahangaha Victor yahageraga mu saa 8 cyangwa saa 9 za mu gitondo. Uyu mugabo yinjiraga ari kunuka inzoga, ndetse rimwe na rimwe yabaga ari guhumura parufe z'abandi bagore. Iyo umugore yamubazaga yitonze akamubaza ati ese Victor wari uri hehe? Ahangaha Victor yaramurakariraga akamubwira nabi cyane. Nuko ijoro rimwe umugore yaramubwiye ati naguhamagaye wanga kunyitaba. Muri ako kanya umugabo yamukubise urushyi, umugore arumirwa. Nibwo bwa mbere umugabo we yaramukubise, mu gihe ataragiye kinamusubiza. Uyu musore yaramufashe aramwegera aramubwira ngo Sandra mbabarire wanshotoye. Aramubwira turabizi yuko ntakunda umuntu unshotora. Amusoma ku gahanga. Mu gitondo cyakurikiyeho yaje kumugurira telefone ya iPhone nshyashya ndetse amuha na gift ihenze cyane. Ahangaha rero ibingibi byahindutse ritme y'urukundo rw'abanga uko ari babiri. Yaramukubitaga yarangiza ko apologizinga akamuha gift, akamukubita akapologizinga akamuha gift. Umugore nawe akamubabarira. Ndetse uko umugabo yamukubitaga cyane akamubabaza, ni nako yamuguriraga gift zihenze. Ahari yakekaga yuko amafaranga ashobora gusiba ubwoba cyangwa gusiba agahinda. Ahangaha Sandra yaricaye atekereza ko wenda hari umuntu yabibwira akabiganiriza. Yumvaga byibuze yaganiza mama we cyangwa se akaganiza sister we, ndetse yumvaga wenda yabibwira na Anita. Ariko uko igihe cyagendaga gikura, uyu mukobwa ikimwaro cyagiye kimurusha imbaraga.
mu by'ukuri abantu babaga bishimiye mariage ye, rero yabaga afite ubwoba bwo kugira ikimwaro cyo kuvuga yuko abayeho nabi, ndetse abantu bakundaga uburyo uyu mukobwa yari abayeho hanze, ndetse iyo yatambukaga abantu baravuga ngo ni umunyamahirwe. Nta kuntu yari gutunga imbere abantu bavuga ngo umugabo umugurira za zahabu akamugurira amamodoka meza, ngo atunguke imbere y'abantu bavuga ngo n'umugabo arankubita. Umukobwa rero yaje guhitamo yuko agiye kubaho ahisha buri kimwe cyose. Uyu mukobwa rero yaje kwiga makeup, yiga gukora makeup neza, atangira kujya ahisha bya biguma bamukubise ku matama, aho yabyimbye mu maso, atangira kwiga gukora makeup, akikorera makeup ku buryo bya bintu abyambariraho, bya bikomera umugabo yamuteye akabyambarira, akambara neza, no mu maso he yabyimbye agashyiraho makeup ku buryo bitagaragara. Nuko umukobwa atangira kwiga kujya aseka, ariko asekera hejuru y'ububabare, hejuru y'agahinda, ndetse atangira kujya postinga amafoto ari guseka, ariko mu by'ukuri nubwo yasekaga yabaga ari gusekera hejuru y'ibikomere. Uyu mukobwa yashaka gupretendinga ko buri kimwe cyose kimeze neza, ndetse ubwo yabikoze gutyo buri umwe wese yaramwizeye, cyane cyane ndetse Anita mushuti we yizeye ko mushuti we yashatse neza ndetse abayeho neza. Igihe cyose Anita yazaga kubasura, uyu mukobwa yarishimaga cyane ndetse akishimira inzu babamo, akamera nk'aho yaje muri mize ihenze cyane. Ahangaha rero uyu mukobwa yageraga, Victor yaramusuhuzaga kandi akamusuhuzanya urugwiro. Yarinjiraga ati Anita urakaza neza, nizere ko utahuye na traffic jam. Ndetse ahangaha Anita yarasekaga akamubwira turakoze cyane nyakubahwa. Sandra yabaga yicaye aho ngaho nawe ari guseka, arimo agerageza guhisha ka kababaro, ari guhisha bya bisebe yambariyeho. Ahangaha rero ya myitwarire y'uyu mukobwa Anita yaje guhindukamo ikindi kintu. Uyu mukobwa yaje kugera iwe, atangira gutekereza kuri mushuti we, atangira kuvuga muri we ati Sandra afite buri kimwe cyose, afite inzu nziza, afite amamodoka, afite amafaranga, ndetse afite umugabo umwitaho cyane. Atangira kwibwira muri we ati yaba nari umugabo nka Victor, nta kintu na kimwe nazicuza, ndetse nta kintu na kimwe nazakomplaininga, nazajya musenga. Ahangaha mu by'ukuri uyu mukobwa ntabwo yarazi ukuri, ntabwo Sandra yagize atuma uno mukobwa amenya ukuri, amenya ubuzima abayemo. Ubwo rero uyu mukobwa Anita yatangiye kujya agereranya ubuzima bwe n'ubw'uriya mukobwa Sandra. Yatangiye kujya ari uburyo aba mu ka apartment gatoya, atangira kujya abona uburyo aryama ku buriri butoya, atangira kubona uburyo ateretwa n'abasore badafite n'amafaranga. Rya shyari ryatangiye gukura muri we. Bwa mbere yatangiye kubwira muri we ati ibi ngibi ni ibisanzwe, ntabwo yabifashe nk'ishyari. Yatangiye kwibwira muri we ati ahari ni ukwishimira mugenzi wanjye n'ibyagezeho. Ariko noneho ya admiration, bwa buryo yiyumvishagamo ko akeka ko ibintu biri kuza mu mutima we ari ukwishimira intera mugenzi we yagezemo, byaje guhinduka icyifuzo. Noneho rero cya cyifuzo cyaje guhindukamo noneho amarorerwa. Amarorerwa rero niyo yaje kumugeza ku iherezo rye. Uwo mukobwa yatangiye gutekereza muri we ko mugenzi we Sandra adakwiriye kubaho muri ya buzima. Nuko Anita rero yatangiye kwibwira muri we ati uriya mugabo aramutse abaye iwanjye najya mufata nka zahabu. Anita rero yatangiye kwifuza. Uyu mukobwa atangira kujya yambara imyenda imugaragaza, imyenda iri sexy. Igihe cyose yabaga agiye muri urugo rw'umushyitsi yo kumusura, umukobwa atangiye kugitera perfume zihumura neza, ndetse atangira kujya yambara imikufi myiza. Iyo yageraga ahangaha akasanga Victor, yatangira guseka cyane. Umukobwa yatangiye kujya ashimira umugabo buri kimwe cyose. Umukobwa yatangiye kujya amwicara iruhande akamwitegereza, akamubwira ati Victor uri umugabo uri responsible. Akamubwira ati nkunda ukuntu ufata Sandra. Akamubwira ati Victor buri mugore wese yakwifuza kukugira. Ntabwo mushuti we Sandra yigize abona iyi mvugo y'uyu mukobwa uko yagiye ihinduka, kubera yuko yari ari busy agenda ahisha bya bikomere.
ariko Victor yaje kubona imyitwarire y'umukobwa idasanzwe. Ntabwo yabibonye kubera ko yashakaga Anita, ahubwo nuko yabonaga ko uyu mukobwa afite temptations zitari nziza. Umukobwa rero yaje kugera ahangaha atangira kujya yisanga mu rugo, ndetse atangira kujya yifotoza, akifotora amafoto aho ngaho muri urwo rugo, agatangira gupostinga, ndetse aya mafoto yapostingaga yandikaga caption ngo urugo ni rwiza iyo washakanye na best friend wawe. Mu by'ukuri yavugaga ngo best friend ntabwo yabaga ari kuvuga Sandara, ahubwo yabaga ari kuvuga Victor, umugabo wa Sandara. Ariko ibyo yageragezaga byose nta na rimwe Victor yagize amwereka ko amushaka. Ariko mu by'ukuri uyu mukobwa Anita yumvaga byanze bikunze agomba gukora igishoboka byose kugira ngo yegukane umugabo wa mugenzi we. Nuko umugoroba umwe nyuma y'uko yari yabasuye ariko Victor akamwirengagiza, Anita yaje gusubira mu rugo ariko ababaye. Yatangiye kuba umutima utangiye kuremera, yatangiye kumva ikintu kibi kitangiye kuza mu mutima we. Iminsi ine yose yashize atabasha gusinzira, yatangiye kwimagina muri we yambaye imyenda ya Sandara, yambaye imikufi ya Sandara, atangira kwimagina muri we yatwaye umugabo wa Sandara. Yatangiye kwibona muri we aba muri ya nzu nziza Sandara abamo. Yarasenze, atangira gukora buri kimwe cyose, ariko ntago byakunze. Bwa nyuma rero ubwo yari yagerageje buri kimwe cyose bikanga, yaje kurenga umurongo utukura, yaje kurenga umurongo atigeze atekereza muri we ko yarenga. Uwo mukobwa yaje gufata amahitamo yo kujya ku mupfumu. Uno mugabo yabaga inyuma y'umujyi wa Lagos. Uno mugabo yari umupfumu, yarazwiho kuguha imiti ukaba watwara umugabo runaka cyangwa se ukabona ubutunzi. Umukobwa yafashe urugendo yerekeza kwa wa mugabo, ndetse afite target. Mu by'ukuri uyu mukobwa umutima we wari gutera cyane. Ikintu yarimo atekereza cyane muri we ni ubuzima Sandara yari kubamo. Yumvaga byanze kunze ubuzima Sandara ari kubamo ari ubwe, agomba kumwegukana. Uyu mukobwa rero yaje kugera ahangaha kuri umupfumu. Uyu mupfumu yari umugabo w'umusaza ukuze. Umukobwa ubwo yageraga ahangaha yaricaye, umusaza aramwitegereza cyane. Yamaze akanya kanini ari kumwitegereza ataramuvugisha. Nuko umusaza nyuma aramubaza ati, mukobwa muto, niki cyakuzanye? Anita yikije umutima ndetse n'ubwoba, ariko mu by'ukuri ibyifuzo bye byari biremereye cyane kurusha ubwoba bwe. Mu ijambo rimwe yabwiye wa mupfumu ngo ndashaka Victor. Aramubwira ati ndashaka ko Victor ariko umugore we agakunda njyewe. Nuko umupfumu yikije umutima, atangira kumwiga isura, yitsa umutima nanone. Aramubwira ati wa mukobwa we, ibi bintu ushaka ni ibintu bikomeye cyane. Aramubwira ati nindamuka nkoze ibintu nkabikora, uriya mugabo akagusanga, ntabwo ugomba kuzamusiga. Icyo yagukorera cyose, uburyo yakubabaza kose, ntabwo ibi bintu hari ubundi buryo bwo kongera kubigarura akaba yakureka cyangwa se mukaba mwatandukana. Ariko mu by'ukuri uyu mukobwa ntago amagambo umupfumu yari ari kumubwira yari kuyumva. Ibyifuzo bye byari byamurenze, byarenze n'ubwoba bwe. Mu by'ukuri uku kumuburira umupfumu yari amubwiye kwamuciye ku ruhu nk'umuyaga, nk'uko umuyaga wagukubita. Yahise abyignoringa, ahita yumva nta kintu bivuze. Mu by'ukuri ahangaha ishyari yari afite ryabaye rirerire. Yahise amubwira ngo bikore. Aramubwira ngo bikore ntabwo bafite. Muri ako kanya uyu musaza yazunguje umutwe. Mu by'ukuri ubwo yazunguzaga umutwe byasaga nk'aho amugiriye impuhwe. Aramubwira ati rero wa mukobwa we, ngiye gukora ibi bintu ariko nyuma ntuzangaye. Aramubwira ati nindamuka aka kazi ngakoze, nkafata kano gatambaro uri kubona nkamukuzirikiraho, namara kumuzirikiraho kano gatambaro nkakajugunya mu mugezi, ntabwo nzongera kubigarura. Nta nubwo uzabona uburyo uzatandukana n'uyu mugabo, bizaba birangiye forever. Arambwira ati ubuzima bwawe nzaba namaze kubuzirika kubwe mpaka upfuye. Anita yahise abyemera. Muri ako kanya rero umusaza yatangiye imigenzo ye. Umusaza yafashe udutambaro tubiri, ak'umukara n'ak'umutuku, arangije avuga amagambo ye, aratuzirikanya. Nuko arangije afata izina rya wa mugabo Victor
ararifata aryandika ku gapapuro, nuko arangije agatwikira ku mwotsi wari uri aho ngaho w'ibintu yari arimo atwika. Nuko ubwo yari arimo akora iyo migenzo, umutima wa Anita watangiye gutera cyane. Nuko rero wa mugabo arangije afata ka kavu agashyira hagati ya twa dutambaro aratuzirikanya. Nuko umusaza arangije aramubwira ati aka gatambaro kagomba kugenda kakajugunywa mu mugezi nijoro. Nuko aramubwira ati rero nyuma y'ibyo ngibyo nimara kukajugunya nta gusubira inyuma. Nuko Anita rero yabonye umusaza afata ako gatambaro akajyana. Umukobwa yumvise atahanye Victory, yumvise icyo yifuzaga kigezeho, ntabwo yari abizi yuko akoze ishyano. Ibintu ntabwo byatinze, ibintu byahise bihinduka vuba cyane. Victor yatangiye kwanga wa mugore Sandra, atangira kumugendera kure, atangira kumumera nabi ndetse atangira kumva atashaka kumureba. Ndetse Victor yahise ahagarika kuryamana n'uyu mukobwa Sandra, ndetse ahagarika kugaruka mu rugo. Yatangiye no kumwereka yuko atamukunda. Igitondo kimwe atamuteguje yarabyutse aramubwira ati Sandra mvira mu nzu. Gutyo gusa nk'abantu babanaga, yarabyutse aramubwira ati mvira mu nzu nta busobanuro. Sandra yagize ubwoba, yumva abaye confused ndetse atangira gutitira. Sandra amubaza ati uri kuvuga ibiki? Ese niki nakoze gituma unyirukana? Nakwise amusubiza, ahubwo yinjiye mu nzu afata ibye byose abisohora, arangije amufungira urugi hanze. Sandra yararize cyane, arababara ndetse yatangiye kumva afite ikimwaro cyo gusobanura ukuri cyangwa se ubuzima yaciyemo muri buriya rugo. Ahangaha rero Anita yarategereje yuko Victor bumuhamagare, kandi koko Victor yaje kumuhamagara. Ntabwo yamuhamagaye kumutereta, ntabwo yamuhamagaye amubwira amagambo meza, oya yamuhamagaye nk'uko wahamagara kuri emergency call. Umusore yaramuhamagara amubwira ngo ngwino mu rugo iwanjye. Mu by'ukuri uyu mukobwa rero yizeye ko Cham yakoze ibyo yakoze bigomba gukora byanze bikunze. Umukobwa yese yambara neza cyane, yambara ikanzu imufashe, yitera ka makeup. Nuko arangije atangira gusa nka deprecatinga ya smile ya wa mushuti we Sandra. Ariko ubwo yinjiraga ngaha mu nzu, inzu yari ikonje. Uyu musore yari afite ubukonje muri we, ariko ku ruhande rwa Anita yari yishimye, yumvaga yamaze kujya mu mwanya wa mugenzi we. Mu cyumweru kimwe cyonyine Victor yari yamaze kumushaka. Umukobwa yaje kwinjira muri ya nzu atinjiye nk'umushyitsi, ahubwo yari yinjiye nk'umugore wa Victor mushyashya. Ariko mu by'ukuri yacamye yari yakoze, ntabwo yari yazanye urukundo. Bwa mbere uno musore akubita uno mukobwa yamukubise muri honeymoon. Uyu mugabo yamukubise kubera yuko yari amutabye wifi. Ubwo umukobwa yariraga, yarongera aramukubita, ndetse yamaraga kumukubita we noneho nta n'impano yamuhaga, ahubwo yamubwiraga nabi, ndetse yareka aramagungera akamukubita. Anita yatangiye kwibwira muri we ko wenda ari stress umugabo afite, atangiye gutekereza byanze bikunze buri ari butuze. Ariko umusore ntabwo yigeze atuza, ahubwo umusore yatangiye kujya amukubita buri munsi, atangira kujya mubaza ibibazo byinshi cyane. Umusore yatangiye kujya amuhata inkoni. Niyo umukobwa yabaga ari guhumeka cyane, umusore yamukubitiraga muri salo, akamukubitira mu cyumba, akamukubitira mu gikoni, ndetse ikigoroba kimwe yaramusohoye hanze muri compound amukubita imbere y'abasekirite. Uyu mukobwa rero ibyo yari yarakoze byatangiye kumugaruka. Noneho rero ubwo yagerageje kwihangana, ngo agerageze kwihangana ibyo bigeragezo, ni nako noneho wa mugabo yabaga mubi kurushaho. Ijoro rimwe ari gushekinga, ababaye, afite ibisebe, Anita yaje kuva aho ngaho asubira kuri wa mupfumu. Ubwo yari ahageze yakubise amavi hasi, ararira cyane, aramubwira ati ndakwinginze binkuremo. Nuko wa musaza aramwitegereza, aramubwira ati mukobwa muto, narakubwiye ngo nindamuka mbijugunye mu mugezi ntabwo byongera kugaruka. Anita ahangara screaminze, ataka cyane, atangira kumwinginga. Aramubwira ati ntako byashoboka, kiri kugiye gushaka iriya Cham najugunye mu mugezi ukajya kuyigarura. Uyu mukobwa rero
isi yabaye nk'ayimugwiriye. Ahangaha rero uyu mukobwa yatangiye kujya agenda afite amabandage yayahishe mu myenda, yambaye imyenda itamufashe, arabihisha, ahisha ibisebe, abihishe imbere ya makeup, ariko abihisha nk'umugore wasenye urugo rwa mugenzi we. Ndetse ahangaha bwa mbere umukobwa yaje kubona yuko atigeze yiba umugisha wa Sandara, ahubwo yari yaribye akababaro ka Sandara. Anita rero yavuye aho ngaho ku mupfumu n'agahinda kenshi cyane, ababaye, umutima uri gutera cyane. Mu by'ukuri uyu mukobwa yari afite agahinda ndetse yari afite ukwicuza kwinshi muri we. Wa musore Victor mu by'ukuri ntabwo yari akiri icyifuzo cye, ahubwo Victor ahangaha none yari inyamaswa kuri we, kandi koko uyu mukobwa yari yaramwiziritseho n'ibiganza bye. Sandra yari yaravuye aho ngaho yigira mu wundi mujyi, akodesha akazu, atangira gukora akazi yakoraga ka catering. Mu by'ukuri Sandra ahangaha yari yarananutse, ariko mu by'ukuri yari yarabashije kongera kugarura amahoro ye muri we, ndetse yari yatangiye kugira imbaraga muri we, ndetse izi mbaraga yari yarabonye zatangiye kugira zituma yongera kugaragara neza, ndetse yongera kuba mwiza, ndetse yatangiye kwiyumvamo ko ari umukobwa mwiza kandi ufite agaciro kurusha za Alexis, kurusha za mpano zihenze Victor yamuhaga akamugutiraho. Nitaje gufata umwanzuro yerekeza aho Sandra yagiye kuba. Abantu batangiye kubona yuko uyu mukobwa afite ibikomere, ariko ntabwo yigize abyitaho. Mu by'ukuri umutima we wari uremerewe cyane kurusha umubiri we. Ubwo rero yarageze ahangaha kwa Sandra, yahise yikubita hasi, akubita amavi hasi. Mu by'ukuri ijwi rye ryari ryuzuyemo agahinda ubwo yamubwiraga. Amwite Sandra, ndakwinginze nkingurira. Sandra yaraje arakingura, nuko yitegereza uburyo Anita yabyimbye, yambaye bandage. Aramubaza ati Anita, byagenze bite? Nuko umukobwa aramubwira ati Sandra, ndakwinginze mbabarira, nangije buri kimwe cyawe cyose, natwaye umugabo wawe, nashakaga ubuzima bwawe. Nuko umukobwa rero yaje kumubwira buri kimwe cyose, amubwira uburyo yagiye ku mupfumu, amubwira uburyo yafosinze buri kimwe cyose. Aramubwira ati nyuma y'ibyo byose, nyuma yo kunkora ibyo byose, ubu ngubu muri njye ndi gupfa. Aramubwira ati ndakwinginze mbabarira. Sandra yarikanze. Mu by'ukuri uyu mugore wari kumubwira aya magambo niwe mugore wabaye impande z'imyaka yose bakuranye, nawe mugore wamuhemukiye akamutwarira umugabo, ndetse nawe mugore wamwibiye urugo. Ahangaha rero uyu mugore yari apfukamye imbere ye n'agahinda. Nuko Sandra rero yaciye bugufi aramwegera. Ntabwo mu by'ukuri Sandra yamuhobeye, ariko nta n'ukwigeze amusunika ngo amwigizeyo. Anita yararize cyane. Anita aramubwira ati arankubita buri munsi, ndetse yankubitiye hanze imbere y'abasekirite. Nagerageje guhagarika camu nakoze, ariko umupfumu yarambwiye ngo ntabwo bishoboka. Nyuma y'uko Sandra amara akanya gato yacecetse, yaje kumubwira ijambo. Aramubwira ati Anita, ndakubabariye. Sandra aramubwira ati ndakubabariye, ariko nubwo nkubabariye ntabwo dushobora gukomeza kuba inshuti. Anita yararize cyane, umutima utangira gutera cyane. Aramubwira ati reka nkubwire Anita, hari ikintu wangije kitashobora kongera gusubirana. Aramubwira ati mu by'ukuri ntabwo nshobora kongera kugendana nawe nk'uko twahoze tugendana. Mu by'ukuri ahangaha Sandra yaramubabariye mu buryo bw'amahoro, ariko mu by'ukuri anamusoreje, anamushyiriyeho iherezo. Muri ako kanya Sandra yahise amutera umugongo, yinjira mu cyumba, ntabwo yigeze yongera kumureba. Anita rero yagumye aho ngaho inyuma y'urugi. Ahangaha rero ubwo Anita yarasigaye hano inyuma y'urugi, yabashije kubona yuko abuze ikintu cy'ingenzi yigeze kuba yagira mu buzima bwe, umuntu wari waramukunze kuva akiri umwana. Ahangaha rero Anita yarahindukiye agaruka mu rugo kwa Victor, kubera yuko nta yandi mahitamo yari afite, kubera yuko umupfumu yari yaramubwiye ngo naramuka agerageje gutandukana n'uriya mugabo azahita apfa. Mu by'ukuri ubwo yageraga no muri uru rugo, urugi rwari rukinguye, hari harimo umuziki mwinshi cyane, abantu barimo baseka. Victor yari yamaze gutumiza ikirori ahangaha, ari kumwe n'abakobwa batandukanye bambaye utujipo tugufiya, barimo bamubyinira, abandi bamukoraho, ndetse abashuti be barimo bamwitaba aho ngaho, abandi barimo bakina amagemu. Ubwo yamubonaga rero yinjira aho ngaho afite amabandage ndetse mu maso yabyimbye,
ntabwo yigeze amubwira ngo hagarike umuziki, nta nubwo yigeze amubaza ibibazo, nta nubwo yabyitayeho, ahubwo yatunze urutoki ku gikoni aramubwira ngo genda hariya mu gikoni utekere abashyitsi banjye. Aha rero Sandra nk'imfungwa yarabyemeye, yaragiye arateka, noneho atangira kujya azana ibyo kurya atwarishije ukuboko kumwe ndetse nako gufite bandage. Atangira kugenda aseriva abantu ndetse na bandage. Abantu batangira kujya babazanya hagati yabo, ese uyu mugore si wa Victor? Ese ni ukubera iki ari kugaragara gutya? Bamwe baramusetse ndetse abandi bamugiriye impuhwe, ariko nta muntu wamufashije. Victor rero yaje gufata umugore umwe aho ngaho, arangije amwinjirana mu cyumba. Anita yagumye aho ngaho akomeza gusavinga abashyitsi. Yatangiye kurira muri we kubera ko nta yandi mahitamo yari afite. Aha ngaha rero ubwo yari gusavinga abantu, ikirahure cyaramucitse kirameneka gikuta hasi. Victor aramukubise imbere y'abantu, umukobwa yapfukamye hasi atangira gusaba imbabazi. Ariko aha ngaha ubwo yamukubitaga, ya magambo wa mupfumu yamubwiye yatangiye kugaruka mu bwonko bwe. Yatangiye kumva amagambo agaruka amubwira ati nuramuka ushatse kuba muri wa rugo uzahita upfa. Aha ngaha rero yari ari mu gihano cy'ubuzima yishyizemo. Nuko muri iryo joro ubwo ikirori cyari kirangiye, Anita atangiye gukora amasuku aho ngaho, umukobwa yatangiye kurira. Ubuzima yashakaga umugabo yibye mugenzi we byahindutse umuvumo kuri we. Anita rero mu buzima bwe yarashigaje yagombaga kubana n'ingaruka z'ibyakoze kubera ishyari rye. Aha ngaha yari amahitamo yahisemo kandi atashoboraga kuba yakosora. Aha ngaha mu by'ukuri uyu mukobwa ntabwo yari agitekereza yuko yashobora kuba yakwescapinga akava muri uru rugo, ndetse nta nubwo yari agisengera urukundo, ahubwo yari arimo agerageza kubasha kubona nimba yabasha guhumeka umunsi ku munsi. Aha ngaha mu by'ukuri ubuzima yari ari kubamo niyo yari destiny ye, niyo yari destiny yari yarahisemo. Aha ngaha rero wa mukobwa Sandra yakomeje gutera imbere ndetse akomeza gukira muri we. Mu by'ukuri uyu mukobwa Sandra yabashije kumenya yuko amahoro ari ku bukire bwa mbere, naho ishyari ni ideni uba ugomba kuzishyura. Nshuti muvandimwe rero umaze kumva iyi nkuru, nizere yuko wanyumvise, nizere ko watangiranye nanjye kuva ku itangiro kugera ku iherezo, nizere ko utapozinze. Ndakwibutsa yuko izi nkuru nzikora kugira ngo tuzigireho. Simba mbuze kuba nakora inkuru zindi runaka, ariko njye nahisemo kujya muri izi nkuru kubera yuko nzi ko ibintu mvuga hano muri izi nkuru akenshi tubinyuramo. Rero ndagusaba kugira ngo nimba dutangiye inkuru ujye uba hafi yanjye, ugendane nanjye. Iyi nkuru nizere yuko hari ikintu wigiyemo. Nimba iyi nkuru hari ikintu wigiyemo, jya muri comment section unyandikire iki iyi nkuru yakwigishije. Nawe mushyashya nguhaye ikaze, kanda subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi iki cyose nshyizeho iyindi nkuru. Mwakoze rero guhitamo Behind Words Tales kandi ndabakunda cyane. Nawe utaha. Ciao ciao.